kuri kamera oya ntago ariyo tugiye kuri kamera abantu barayibona. Valence arimo arabereka hako yaciye ahantu habi wa inama wabivamo Sabe hano wahise umubwira uti mugiye ayi nka data umugambi wanjye wo kujya inama. wow nukuvuga ngo iyi video nkuko murimo kuyibona Valence uyu ni Sabe arimo asohoka hano mu nzu nkuko mubona iyo niyo myenda cyangwa ari yambaye nayo igaragara muri video ya mbere yashyizwe hanze. Uretse ko ari ibintu byabaye icyarimwe rimwe mu rupangu ibindi hanze yarwo anabihamye. Ugende ku Isimbi TV urebe ibiganiro hafi ya byose birimo amarira. Umuntu arira atababaye ababaye nyine hari n'ufera ariko akaba yarira yego. Ariko ndabashubuje mwese abo turi kumwe kuri Global Hot News TV. Ndabashimiye cyane ibiganiro mukomeje kujya mukunda munyereka ko mubireba mbona messages mbona comments mbona ko ibiganiro nkora mubireba. Ndabasuje rero aho muri hirya no hino ku isi aho muri ibyo mukora byose nizere ko mumeze neza Imana ibarenze neza. Cyambere ni ubuzima iyo uri muzima ibindi biza nyuma. Iyo uri muzima utarwaye wumva nta kibazo wariye waryamye that's it that's fine. Ibindi Imana igenda ibikora buhoro buhoro. Kuba tukiriho rero turi bazima tugomba gushimira Imana. Hari benshi bavuye muri iyi si, hari abarwayi bari mu bitaro bameze nabi, ariko iyo wumva uri muzima wumva wishimye ugomba gushimira n'Imana. Rero hari ikiganiro nshaka kuvugaho. Mu minsi ishize nabonye kuri social media cyane cyane mu Rwanda ku ma YouTube yose havugwaga inkuru ya Yago yabaye Yago. Ubu rero hagezweho inkuru ya Sabe agira YouTube yitwa Isimbi TV ngo afite n'izindi, akagira na website yitwa Isimbi nyine nayo niyi. Ariko Isimbi cyari ikinyamakuru cyitwa Kazungu, nyakwigendera Kazungu yarapfuye, Imana ikomeze muheruko ridashira, yaritondaga disi. Ubu rero inkuru ihari ni ya Sabe yabaye Sabe ahantu hose. Sabe aho ujya hose yabaye Sabe. Baririmbye indirimbo Sabe, berekanye amafoto ngo asimbuka igipangu, berekanye amafoto ngo abantu bamufotoye bari hejuru ku gipangu. Narebye ibintu byinshi, narebye ama YouTube yose yo mu Rwanda, nyahora YouTube nimwe utavuze kuri Sabe. Ariko ikintu kibaho kubera impamvu, kandi ikintu kibaho kwigisha abantu. Ni iki dukura muri ibi ngibi? Social media ibaye social media. Ariko jewe nabonye hari agafoto nabonye Sabe yaguye uruhande rw'igipangu bavuga ko yasimbutse ngaragwa avunika ukuguru. Kariya gafotora kareba n'ukuntu yahindukiye akareba umuntu wamufotoraga gutya. Iyo ukoze analize ubona koko yari yababaye. Uretse ko bavuga ngo hari abari barimo bavuga ngo na kantu yakoze kugira ngo ajijishe haveho inkuru ya Yago, kuko Yago yaramumereye nabi, avuga ibintu byinshi avuga kuri Sabe ko ari umugome, ibiki yaramurwanyije, ashaka gukontorora aba YouTubers, ibikimwe ibintu byinshi cyane. Abantu rero bati buriya nta kantu yazanye kugira ngo gakureho inkuru ya Yago, ariko wapi ntago ari byo. Kuko hari utuvideo nabonye abantu bagiye berekana bafashe, hari utuvideo nabonye yaguye bamufite ari hasi. Hari abavuga ko afite amafaranga menshi ari yakoresha, kuko abantu hari abantu bavuga ko yahaye amafaranga ngo be gutangaza ariya mavideo, ariko barayatangaza tu. Iba yarabahaye amafaranga, hari abavugaga miliyoni 2
ko bamusabye miliyoni 2 arazibaha ariko n'ubundi amafoto aranga arasohoka amavideo. So ariko njye nahise ntekereza nyine ni ibiki twiga muri ibi biba byabaye byose. Njye nahise ntekereza nko ku mugore wa Sabe, nababwiye ko Sabe giye tutaziranye. Nigeze kuvuga naho nawe rimwe hari inkuru nashaka kumuhereza ariko numva yabisuzuguye, ariko ambwira ko umugore yabyaye. So nta kintu muziho Sabe, nta kintu muziho gusa uretse kumva bamuvuga gutyo nyine. Ariko nahise ntekereza umugore, ntekereza abana. Ibaze igihugu cyose, isi yose ari wowe irimo ivugaho ko byaba bimeze, abana bawe byaba bimeze gute? Noneho hari ama YouTube bo bavuga ibintu urukozasoni, bavuga kuri so, bavuga ku mugabo wawe. Ako kantu mubanze mugatekerezamo, iyo uri umubyeyi, niyo waba utari umubyeyi ariko uri umuntu ushyira mu gaciro, ari wowe barimo kuvugaho uwo munsi cyangwa iyi minsi yose ishize bamuvugaho. Fine, umuntu ashaka kugira umutima mubi, ariko njye n'umuntu niyo yangira nabi ntabwo namwifuriza nabi. Umutima mubi sinzi aho abantu bawukura, ariko njya numva bavuga ngo biterwa n'aho umuntu aba yarakuriye, n'aho wavukiye, n'uburere wahawe, bituma umuntu agira umutima mubi cyangwa agira umutima mwiza. Njye niyo wangira nabi rero wenda nshobora kurakara, ni ibintu bisanzwe, abantu bararakara, umuntu akugiriye nabi urarakara, ariko bishira vuba, ntago nabitwara. So nayo ndimo kubabwira ko umuntu niyo yangirira nabi ntago giye byandakaza ngo mwifurize nanjye ibibi. Ntago ari uko. Umuntu uramureka nawe ahura n'ibibazo. So abantu barimo niba Sabe ari umugome ntabwo mugomba kujya kuri social media ngo abariho mujya kumubwirira iki n'ibiki, kari umuntu yabaye umugome n'iki. Hari umuntu wigeze, hari mushuti wanjye nako umunyamakuru, yabaye iwanjye nk'amezi 2, ambwira ko afite ibibazo mu rugo, iwanjye ndamutunga, tugasangira buri kimwe, tukirirwa dutemberana ku mafaranga yanjye. Ariko nyuma nza kumenya ko yari kuri misiyo, ubwo nari narafungwa. Hanyuma ndafungwa, nkeka ko ari misiyo bari bamuhaye kureba muvu zanjye, ibyo abo mvugana nabo, ibyo nkora iki. Mfunguwe nza guhura n'umuntu w'inshuti yanjye, angura icupa rya rikeri mu rwego nyine rwo kumbwira ati pole sana. Angura rikeri, mura n'uwo mushuti wanjye w'umunyamakuru, turajyana iwanjye, turicara muri salo, turasangira. Arambwira ati ariko reka bagufunge. Ibyo byaranshimishije. Uzi umuntu kuba mwicaye iwawe akakubwira ikintu nk'icyo, naramurebye mu mutima ndatekereza se abivuze yabitekereje cyangwa. Ariko nyine nibyo nababwiraga, ni ibintu bibaho kugira ngo bikwigishe ugire icyo ukuramo. Yarabimbwiye, ndamureba, ndavuga ni okay, ku mutima ndishishikira, turakomeza turaganira. Arambwira ati wari ufite ubutesi bwinshi. Kugira ubutesi bwinshi se bivuze ngo wifurize mugenzi wawe ikintu. Umuntu uzakwifuriza gereza, uwo muntu uzamwange kabisa pe. Kuko umuntu ukwifuriza gereza burya yakwifuriza urupfu. So byabaye aho ngaho, nyine yaraye n'iwanjye, aracyaragenda, ariko binsigaramo umuntu witaga inshuti yawe. Rero mu Rwanda buriya abanyarwanda ni hatari. Mu Rwanda nahigiye ibintu byinshi. Umuntu ashaka gusekera, uzi ngo ni inshuti yawe, akagusekera, mugaseka, mukagira gute, ariko ku mutima ashira ameze nabi. Njye nari nzi ko umuntu nyine iyo atagukunda aranabikubwira ukabimenya,
ukamenya nyine uti umuntu ntabwo akunda, ukamenya n'uburyo ubyitwaramo. Ariko uzi umuntu ugusekera ubona nta kibazo, wagira n'ibibazo akaba n'uwa mbere ahubwo kugeraho, akagusekera ariko mu mutima ashira akwifurizanya ko warara upfuye. So rero iyo ni ingeso mbi. Nuko uwo muntu rero nawe hashize igihe nawe arafungwa. Ku mutima ndatekereza ni okay, ibyo yanyifurizaga noneho nawe yarabibonye, kuko we yarafunzwe n'igihe kirenga icyo nafunzwe, ahura n'ubuzima bunakomeye kuruta ubwo jyewe nahuye nabwo. Ubwo inkuru zavagaho yari afungiwe ntabwo zari nziza, ibyo yakorewe ntabwo byari byiza. So rero nabifuriza Sabe, nimurenge wa murongo bajya bavuga, kandi mujye muvuga muziga wa mugani, nawe ejo bishobora kugeraho. Ushobora no kubona ibirenze ibyo we yahuye nabyo, ukabura n'ibikomeye. Ngaho ibaze ari wowe bavugaho n'umuryango wawe uko waba umeze. So ubwo rero uwo muntu nawe yanyifurije gufungwa, ariko urumva ko nawe yafunzwe. Mbese nsanga rero kugira umutima mubi atari ikintu wajyaho ngaho ngo wirate. Undi nawe umunyamakuru n'umuyobozi w'igitangazamakuru mu Rwanda gikomeye, turimo dutora abayobozi ba RMC. Hari abantu batanze izina ryanjye bashaka ko nanjye niyamamaza kujya muri board ya RMC. RMC ni ikigo kigenzura imikorere y'abanyamakuru. Noneho uwo muntu niwe wari MC arambwira ngo wowe warafunzwe ntabwo wemerewe kwiyamamaza. Ndamubwira ngo I'm proud of it. Ndamubwira nugira Imana wowe uzafungwe uzira akazi nk'ako ndazize, mutazafungwa wibye inkoko cyangwa wibye ihene cyangwa wibye amafaranga y'abandi, akaba ari byo uzira. Kuko jyewe nazize akazi, isi yose irabizi. Mvuye muri gereza abantu baramfasha nyine, kubabonaga ntanarenganye. Undi nawe rero yaje, nari ngeze ku kantu ko k'abantu b'imitima mibi, ubwo niwe ndimo kubabwiraho. Undi ni umujenerali nawe ukomeye. Hari inkuru twakoraga, yari umujyanama wa perezida, ariko nta n'impamvu yo kumuhisha. We yitwa General Rutatina. Arampamagara mu ofisi ye kuri Minadef. Ariko ni story ndende, ngira ngo nawe nzayibashakira umunsi nyibahereze. Story ndende. Kuko niwe watumye murumuna wanjye my brother ahunga igihugu, nanjye aramfungisha, nubwo abantu benshi batabizi, ariko niwe wari ubiri inyuma buriya. Arampamagara, ndagenda njya muri Minadef, ariko ubwo nyine nasize mbwiye abo dukorana aho ngiye n'ikinjyanye. Nimwumva nagarutse mumenye ikibazo uko kimeze. Buriya ndi mu bantu bahuye n'ibibazo bikomeye hariya mu itangazamakuru. Abantu baranyatatse, ariko Imana buri Imana, iyo uri kumwe n'Imana ibintu byinshi ugenda bicamo utabizi. Arampamagara muri Minadef, ndagenda njyayo, ndahagera usanga yicaye mu biro bye arimo arareba televiziyo n'agasuzuguro kenshi. Anyereka aho nicara, aho ndicara, ajya kuri televiziyo arareba, akajya ahindukira akandeba gutya n'agasuzuguro kenshi. Ngeze hashize akanya mbona haje, of course na ama-escort ye baraje, ariko bambaye civile n'udukarine, udutabo n'ikaramu. Banyicara uruhande, baransuhuza, bicara aho ngaho uruhande. Nanjye ndicecekera, ariko ubwo nyine nabaga ndeba movies zose uko bimeze. Noneho hashize akanya ati ariko sha kuki mwanga gukorana na leta? Ndamubwira na fande rwose ntabwo twakwanga gukorana na leta. Of course nyine umuntu nk'uriya uri kuri urwo rwego, umujyanama wa perezida we, n'iranka rye afite, ni umuntu ukomeye cyane, yagukora icyo ashatse.
so uba ugomba kumenya uburyo ujera amagambo uvugana nawe n'ibyo muvugana. arambwira ngo kuki mwanga gukorana na leta, namubwira ugenda fani ntabwo twakwanga, uracyakorana na murumuna wawe se ni wapi? Ariko wowe ndumva utandukanye na murumuna wawe. Ati noneho niba utakwanga ko dukorana, reka nze mwereke. Afata telefone ahamagara abantu 5 harimo n'uwari ukuriye kwa Gacinya, avuga ngo duhure saa 7 kuri Top Tower. Iyo ni inkuru nzayibaha ngo dusangire ranch. Naragiye ndahabasanga, ni abantu bakomeye, iyo nkuru nzayibaha. Noneho turasangira, bambwira ibyahe ko tugiye gukorana iki n'ibiki, ariko byahehe bwari uburyo bwo kugira ngo bamenye neza, bamfunge bazi neza, bagupangiye nyine. Naricaye ibyo kurya nashatse narabitinye, ariko mutima urambwira ntabwo undi ntabwo wasuzugura abantu nk'aba, urye shyiraho uturyo dukeya ndarya. Tuva aho ngaho icyakurikiyeho ni ugufatwa nkajyanwa muri gereza, ndafunga umwaka wose. Ariko nyuma yaho nuko nawe ubuzima ntabwo bwaje kumugendekera neza, baje kumusezera mu gisirikare. Hari n'abantu bambwiye ko ashaka umuntu wakora inkuru, afite inkuru ashaka ikinyamakuru cyakwandika iyo nkuru. Abantu barabimbwiye, ndavuga ngo reka da, izo nkuru nazo nakora, kuko bari bazi ko inkuru zose zikora uko yaba imeze kose. Ko nahanganye na ADPR yari ifite amafaranga, ariko nahanganye nayo kubera ko nabaga nzi ko mfite facts, mfite amakuru nyayo. Mangana nabo mpaka kugeza aho bageze babona ko nta kintu bakora, byarangiye babeguje ku mirimo yabo. Izo ni inkuru zanditse, ugiye ku musingi wazibona. So uwo nawe urumva ko ibyo yakoze ntabwo byari byiza. Gufungisha umuntu ntabwo ari ikintu cyiza. So nasabye nawe iyo ufite umutima mubi nawe wisubireho, ariko n'abakuvuga nabi nabo bamenye ko nabo ejo bishobora kubageraho. Niyo message nari mfite uyu munsi. Umuntu niba ari umugome mureke fine, ariko wimwifuriza ibibi, kuko nawe ejo bishobora kugeraho utabizi. Ntabwo dutegura ubuzima bwacu, ntabwo ari twebwe tubutegura. Wisanga umeze uko umeze, ntabwo ubuzi ukuntu ejo buzacya bimeze. Uyu munsi ushobora kuba umeze neza, ariko ejo ibintu bigahinduka. Sabe bavuga ko yashaka gukontorora ngo aba YouTubers bose ni icyo, afite amafaranga menshi akura kuri YouTube. Fine, YouTube zabahaye views, zabahaye subscribe n'ibiki, ariko nanone hari aho tugera tukarengera. Niko nekereza, kandi dutekereze no ku bana bacu, dutekereze ku rubyiruko. Hari ama YouTube nabonye menshi byatumye njya ku ma YouTube kugira ngo ndebe ikibazo cya Sabe. Ngira ngo nta YouTube nimwe itavuze ku kibazo cya Sabe. Noneho hari abo nasanze bavuga noneho ibintu by'urukozasoni, ahubwo RIB nayo ifite akazi, kuko ndumva umuntu utinyuka akajya kuri YouTube akavuga urukozasoni, akavuga ibintu byo gusambana, akabivuga mu mazina yabyo. Ndumva nawe abakwiriye guhanwa tu, ndumva nawe abakwiriye guhanwa. Sabe abantu benshi baramuvuze, nabonye na Ndimbati avuga ati Imana ihora ihoze, ibyo yanyifurije none nawe bimubayeho. Ubwo se ntabwo ari byiza nyine n'abantu benshi kugira ngo bakuvuge nabi. Biba bisaba kugira ngo ugerageze kubalansinga uko ubana n'abantu. Amafaranga arashukana, ashaka gushuka wowe ukagira ngo urakomeye, ariko akantu kamwe gashaka kuba gutya kakakumanura, kakaguhurutira iyo hejuru, ugasanga usubiye hasi kabisa. Rero abantu mwifuriza Sabe ibintu bibi, ndumva namwe mwagerageza kubalansinga, mukareba ibikwiye.
Fine, ibintu biraba nyine bikavuga bikarangira. Ubu ngubu Yago ntabwo akivugwa, haravugwa Sabe gusa. Bakoze indirimbo, bakoze ibya hehe, baririmbye Sabe yabaye Sabe. Ariko fine, barimo barakora amafaranga ku ma YouTube, ariko nanone hari abarengera bagashyiramo n'ibindi, karengera pe. Ngiye gusa narebye kariya ka video bafashe aguye hasi, harimo umuntu urimo kumuterura, ariko hari uwitwa ngo Ngwino ngo story, hari ukuntu ngo niwe washyizeho abantu amafaranga kugira ngo bamucungire Sabe n'uwo mugore we, ariko ngo uwo mugore we baratandukanye, ashyiraho abantu, ariko ntabwo aramuha divorce, bivuze ko akiri umugore we, gushaka no gucya basubiranye. Iyo umuntu ataraguha divorce burya birashoboka. Avuga ko yashyizeho abantu abaha amafaranga ngo bazamufotore ari kumwe n'uwo mugore we, ariko nta muntu uravuga ati twabasanze mu cyumba barimo babikora gutya na gutya. Niba barabasanganye mu gipangu ntabwo bivuze ko bari basambanye. Ikindi noneho, ariko wenda igishobora kuba ikimenyetso cyerekana ko byari kuki Sabe yasimbutse igipangu, kuki yasimbutse igipangu, ako kerekana ko bishobora kuba wenda barafashe amafoto batinze, ariko akabimenya agasimbuka igipangu akagwa akavunika ukuguru. Ibyo birashoboka. Rero nyine hari abantu bagenda bashyiramo utuntu kuryoshya inkuru kugira ngo ishyuhe, ariko nyine byarabaye. Ariko icyo ubutumwa nashaka kuvuga ni uko twese turi abantu, turi kuri iyi si, ntabwo ubuze ejo uzakugirira neza n'uzakugirira nabi, ariko abantu bose tujye tubana nabo neza. Hari abantu benshi igihe bangiriye nabi, nababwiye umuntu wagiye kubeshya RIB, abeshya urwego rw'umuvunyi ngo namwatse ruswa, baramfata banshyiraho amapingu ku manywa. None se umuntu yabagusabye ruswa akazana proforma invoice, ibyo bibaho? Ese ruswa yikigiye nkora muri leta? So abantu ni abagome. Iyo babonye utangiye gutera imbere, abantu barakurwanya, ariko ntabwo dukwiye iyo mitima niyo dukwiye kureka kwanza. Iyo mitima mibi dukwiye kuyireka, ugakora ukora akazi kawe neza. Ariko ko mfite amakuru menshi nzabagezaho, ko hari umuntu wajyaga ansaba, umuntu yansabye ubucuti kuri Facebook, ambwira ko aba muri Take, akajya ampa n'amafoto ye, ariko muzi ko hari abantu nyine batanga amafoto atari ayabo. Nari naramenya nyine, nibwo nari nyinjira mu itangazamakuru nyine ngifite ubutesi wa mugani, naramenya ko abantu ari abagome. Umuntu akajya anyandikira ibyahe, turaganira, ambwira ko azaza tukabonana, ambwira ko ikinyamakuru cyanjye agisoma agikunda, kumbe ni maneko arimo aranenga. Akansaba hard copy, soft copy, sinzi ko namaraga iyo bamara kudizayininga tucyohereje mu icapiro, akansaba soft copy nkamuhereza, akambwira inkuru nazikunze rere ibyahe. Ariko byari ibyo ngibyo nashaka kubabwira. Sabe rwose mumubabarire, nawe iyo yarabagiriye nabi nyine mumubabarire. Ibyo ibimugezeho ngira ngo birahagije, kuko iki cyumweru cyose niwe uvugwa gusa. Mumubabarire. Reka rero mbasezere, murakoze, mugire umunsi mwiza. Ariko nimwibagirwe, aha ni kuri G1 Hotel. Ni ahantu heza ushobora kuza ukicara ugafata ko kunywa, ukaganira n'inshuti zawe, n'abafite ubukwe, abashaka kuhasohokera. Ni G1, ni ahantu heza, ni hoteli nziza kabisa. Murakoze rero, mukomeze munkorere subscribe, ndabasabye munkorere subscribe.
utarakora subscribe ndagusabye ubinkorere no comments mujye zitwereka ko ibyo dukora mu bikunda. Reka mbashimire rero, umunsi mwiza, murakoze.